uzamura ijwi ryawe usuka umutima wawe imbere ye umubwire ko mushaka birenzeho. Twese uko turi hano hari uko twamubonye niyo mpamvu duhari, hari agace ke twamumenyeho niyo mpamvu twaje, ariko reka tumusabe umuvumbi kugendererwa kurenzeho, kumubona kurenzeho, kumuhishurirwa birenzeho. Urakoze mwami kuri kumwe natwe, ndagushimira intebe yawe y'ubuntu uri hano hantu, ndagushimira imbabazi zawe zuzuye hano hantu, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira kuri kumwe natwe. Twumvise inkuru zawe, tumenya imirimo yawe iteye ubwoba, turasoma mu ijambo ryawe tubona imirimo n'ibitangaza byawe. Hari ubuhamya dufite ku mitima yacu, hari ubuhamya dushobora kubwira n'abandi, hari imirimo yawe twibonyeho, hari ubutabazi twakubonanye, ariko turashaka mwami urundi rwego rwo kugendererwa. Turashaka kongera guhura nawe bundi bushya, wowe mwami, wowe ubwawe. Turashaka kubona ubuzima bwacu buhuzwa nawe, bukabaho ibimenyetso by'abakubonye. Abantu bose bahuye nawe Yesu basubiragayo ubuzima bwabo buhindutse. Abakubonye hari ibyo bakize mu mitima yabo, bakiri ikiruhuko cy'ukuri n'amahoro atemba nk'uruzi. Reka kubaho kwawe gutemba uyu munsi mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Amahoro yawe menshi abo umugabane w'abarushye n'abaremerewe, amahoro yawe menshi, imbaraga zawe zikiza zivana y'umuntu wese umwanzi arambitse hasi. Imbaraga zawe zimwegure akwibonere mwami w'abami. Atari Imana yumva n'abandi, atari Imana asoma gusa. Reka ibyo yasomye n'ibyo yigishijwe bimuhindukira ubuzima uyu mugoroba. Reka ibyo twasomye n'ibyo twumvanye abandi uyu munsi tubyiboneho, uyu munsi bikoreke mu muntu wacu wamwe imbere. Kora ku maso yacu ahweza kubone, kora ku mitima yacu kumvi gusobanukirwe. Suka urukundo rwawe rwinshi rubona ubwicaro mu mitima yacu. Rimwe na rimwe abahungu bawe n'abakobwa bawe bamera nk'abatawe, bamera nk'abatararwumvise, bigatuma imvune z'iyi si zibashobora, bigatuma imiruho y'iyi si bayikorera ubwabo. Ariko reka umwumvishe urukundo rwawe, reka umwumvishe imbabazi zawe, reka zisogongereho mwami w'abami. Reka yakire ikiruhuko cy'ukuri, maze umurutira ibindi byose. Wakubonye amaso ye ntakikuvaho, wakubonye nta zindi priority agira, wakubonye mwami w'abami ibindi byose byamburwa ubwiza, wakubonye mwami w'abami ibindi byose byamburwa imbaraga. Ngwino twiyereke Uwiteka Mana Nyiringabo. Turashaka imvura nyinshi, turashaka kugendererwa ku bwinshi, turashaka kubona imbaraga zawe mu buzima bwacu. Ese twazamura amaboko gute dutakira abandi? Ese twakuvuga gute tutarakubonye? Ngwino wisuke mu buzima bwacu, ngwino wuzure tugere ku mwuzuro wawe. Ngwino twuzuze Nyaguhora ku ngoma, ngwino twubake turubakika, ngwino wubaka ahantu hose hasenyutse. Ngwino umwiyereke, ngwino umwuzure, ngwino usendere. Sendereza kubaho kwawe gutemba nk'imigezi, sendereza presence yawe. Presence yawe imara imvune zose z'isi, imvune zose z'amateka, imvune zose zo kubabazwa, imvune zose zo gutenguha, imvune zose zo guhemukirwa, imibabaro y'uburyo bwose. Iyo uhageze tumera nk'abatarigeze kubabazwa. Ngwino winjire, ngwino winjira mu ndiba y'umutima we, maze umuguranire. Nasomye mu masezerano yawe sanga ngo ubasha kuvura imvune zo mu mutima, ndetse ngo utanga n'imitima mishya. Imitima yashenjaguritse ubasha gutanga imitima mishya mwami w'aba. Gira umuntu uguranira uyu mugoroba, gira umuntu uguranira. Uhinduka ufatika, uhinduka ukuri. Nta gutungura Imana y'idini, nta gutungura Imana y'imigani, nta gutungura Imana basanga mu rusengero, nta gutungura Imana basanga kure. Reka yongera kwibonere, habeho guhuzwa mu buryo budasanzwe, habeho kugendererwa, habeho guhura nawe mu buryo budasanzwe. Reka ubuntu bwawe bwinshi butembe mu mitima yacu, reka kubaho kwawe kwinshi kuba umugabane wacu. Reka kubaho kwawe gutembe mu byo yasize inyuma, ibyo akozaho umutima ugasuhererwa. Reka kubaho kwawe kubigeremo, reka kubaho kwawe kubigeremo, kubaho kwawe kugere mu be batuma asuhuza umutima, kubaho kwawe kugere mu bye bituma arira ntabashe guhozwa. Reka kubaho kwawe mwami, kubaho kwawe kuzura. Ujya uvuga ijambo rimwe gusa ibintu bikajya mu buryo. Wa mugore w'umusidonikazi yaje gutakira kandi atarageraho igihe cy'abanyamahanga.
araza aragutsakira. Yumvise amakuru yawe, yari yaramenye amakuru yawe, aza gutsakira. Uko niko twaje mwami, ari wowe dushaka. Nta mwana w'umuntu watumara inyota, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo dufite muri twe, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo twasize iwacu, nta mwana w'umuntu wadukiza ibyo twasize inyuma. Umusidonikazi aragutsakira, aragutsakira, ariko wavuze rimwe gusa, uravuga ngo sindabona kwizera kungana gutya ngo no mu Bisiraheli ngo itahira amahoro umwana wawe arakira. Niba uvuga ijambo rimwe gusa, umwana wasigaye mu rugo agakira. N'uyu mwanya wavuga ijambo rimwe, ubuzima bwe bukazuka. Wavuga ijambo rimwe, ibyo byapfuye bikakubona. Wavuga ijambo rimwe, agakiza kukura akagahishurirwa mwami waba, akagahishurirwa. Erega bakubonye bashize inyota y'ibindi bintu byose. Iyo umuntu akubonye mu maso ye haracya, uruhanga rwe rurakomera, ubuzima bwe ntibaba igicogora ukundi. Urakoze ko ari wowe ikiruhuko cy'ukuri, urakoze ko ari wowe mahoro y'ukuri. Uri umwami wo gupfukamirwa, uri umwami wo kwizerwa. Nasanze utarobanura ku butoni. Petero yavugiye mu nzu yo kwa Koruneliyo, aravuga ngo mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka urabemera. Urakoze kudukiranuza amaraso ya Kristo. Abagutsakira bose urabasubiza. Uravuze ngo tuzagushaka tukubone, niko tugushaka n'umutima wacu wose. Uzabonwa natwe, uzemera tukubone. Kunda bagukunda ariko bagushaka n'umwete barakubona. Reka intambwe dutera tuzahure, uzibone nk'umwete wo kugushaka, niko twari dushoboye. Utwemerere tukubone. Urakoze kuri Imana y'ukuri, urakoze kutari igipindi, urakoze kuri muzima, urakoze gukora ibyo turimo tugusaba uyu munsi. Hari ibyo tukuziho wigeze gukora, hari ibyo wakoze iwacu, hari ibyo wakoze mu bo tugendana, hari ibyo wakoze mu bo dusengana, hari ibyo wakoze mu ntwari zo kwizera twasomye muri Bibiliya. Nta kintu gishya turimo tugusaba utarakorera mu isi. Reka imitima yacu itekanire muri wowe. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Amen. Amatangazo umukozi w'Imana yababwiraga yo kwiyandikisha, so kugira ngo twiyandikishe gusa. Duterana mu by'ukuri dusenga, duturuka mu matorero atandukanye cyangwa amadini atandukanye. Tumaze imyaka mu gakiza itandukanye. Harimo abamaze imyaka basenga, bazi gusenga, bazi kugira umutwaro, bazi kwinginga. Harimo abari mu ntambwe zabo za mbere z'agakiza. Twifuza rero ko ayo matsinda uko tungana yazahazwa, tukagira inyigisho zidukwiriye kandi zidukuza. Haleluya. Nkuko duhora tubivuga, abarinzi ku nkike no kugira ngo dukomerere mu gakiza, nitumara gukomera natwe dukomeza abandi. Haleluya. Umurimo ukomeye Yesu yari yarahaye abigishwa be ni ukugenda bakigisha kandi bagahindurira abantu bose kuba bigishwa. Ntabwo Yesu yaje gutangiza idini rishya, nta nubwo yaje kugira abantu bapfa kumukurikira gusa ariko batamwigiraho, ahubwo yifuza ko twese twaba bigishwa. Murumva umwigishwa hamwe ijambo ryitwa kwiga. Haleluya. Ntabwo rero umuntu yaba umwigishwa wa Yesu atafashe umwanya wo kwigira kuri Kristo bihagije. Kandi umwigishwa arakura, ashobora gutangira muri materinere agakura. Ubundi ikigero data twifuzaho nuko dukura kugeza igihe dusa n'umwigisha wacu. Haleluya. Ese urabinyotewe? Ese urabyifuza? Hari inkuru bajya bavuga ngira ngo yanditswe n'umumisiyoneri, mbyumvanya abavuga butumwa batandukanye, ariko ngira ngo ni inkuru yanditswe n'umumisiyoneri umwe ngo agiye ahantu nyine atwaye ubutumwa bwiza. Hanyuma ahageze, Imana imusaba ko atazigera yigisha, ahubwo azabaho, akabaho, akabana n'abantu baho ngaho. Twebwe ko tuba twarigeze kumva ubutumwa bwiza ntabwo tuba tuzi ibyo bintu. Ukurura umwana niyo Yesu atamwizera ariko waramwumvise. Ariko hari andi moko abatarumva Yesu, wavuga iby'urupfu rwo ku musaraba ntibamenye ibyo ari byo, wavuga ko Imana yatanze umwana wayo ntibamenye ibyo ari byo. Nkaho twebwe mu bihugu byabwiwe ubutumwa bwiza, niyo utabyizera ariko biba byaraguye mu matwi yawe. Hanyuma uwo mumisiyoneri ngo agiyeyo, Imana iramubwira ngo ntavuge ubutumwa bwiza ahubwo abeho, abane nabo agaragaze Kristo. Hanyuma imyaka bagombaga kuhamara ishize, arataha atavuze ubutumwa bwiza.
bisa nkaho misiyo yari inaniranye, itari igenze neza, yari yaferinze. Hanyuma ngo haza undi uza kumusimbura, ahageze none atangira kubabwira Yesu, akababwira ati Yesu rero yari umuntu w'umunyarukundo, yari umuntu w'umunyembabazi, yapfuye ku musaraba kubw'urukundo, yazanywe no kudukiza, yari yuzuye kugira neza, yacaga ahantu hose agirira abantu neza, yigishaga gukunda abanzi bawe. Baramubwira ati kandi uwo muntu yabaye, akajya avuga aho yabaye, nyine yabaye Yerusalemu, n'ibiravuga ati yaburetse uwo muntu yabanye natwe. Haleluya, twaramubonye yari atuye aha. Uwo muntu wakundaga atyo, uwo muntu ubabarira abamugirira nabi akababarira, uwo muntu yabanye natwe, yasaga atya, yari ameze atya. Haleluya, kuba umwigishwa wa Yesu ni ukugera aho ngaho, aho abanyamugisha bakwicarana natwe muri ofisi, bakavuga ngo twigeze kwicarana n'umuntu usa na Yesu. Haleluya, niwo mugambi w'Imana ku itorero. Umwami Imana dukuze atugezeho, tubyifuze, tubinyoterwe, Umwuka Wera azabidushoboza. Amen. Haleluya. Twe kugira agakiza twiyiziho mu mutima, kakandi tuvuga ngo iby'abandi bazasigara bamvuga ngo ntacyo bimbwiye. Ni ukuri birakivuze, kuko ni wowe Yesu azakoresha kugira ngo abantu bamumenye. Amen. Haleluya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana mfite ku mutima wanjye. Ndashimira Imana ku nyigisho twize ubushize, umukozi w'Imana twigishije neza. Nizeye ko hari umumaro byakugiriye. Haleluya. Kandi dufite umugisha wo kuba dufite inyigisho ziri recorded. Igihe wumva byibagiwe uzajya ugenda wongera ubisubiremo. Kwizera kuzanwa no kumva. Haleluya. Kandi kumva kuzanwa no kumva ibyo Kristo avuga. Amagambo rero tugiye kuganiraho n'iminsi izakurikiraho hari aho kubw'ubuntu bw'Imana, tuzaba tuvuga ku kwizera. Kwizera ni kugari, ni kunini. Ndasaba Umwuka Wera ngo akunyigishanye nawe kandi anyigize imbere mu kwizera, nawe akwigize imbere. Haleluya. Ni ikintu kitari gishya kuko dukizwa kuko twizeye, ariko ni ikintu cy'ingenzi gikwiriye kugwirira mu buzima bw'abakristo, kandi ni ikintu kizana itandukaniro mu mibereho yacu. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaduhaye igisa na definisiyo yo kwizera mu gice cya 11. Abasomyi ba Bibiliya murahazi. Mu gice cya 11 reka dusome umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nkaba nifuza no kuguha homework. Haleluya, urabyemeye? Yo gusoma igitabo cy'Abaheburayo. Niba utari umunyabute ugisome cyose, niba ufitemo ubunebwe bukeya usome ibice 3 bihera 10, 11, 12, 13. Tuzagaruka ku wa 3 utaha wabisomye. Haleluya. Nugera ku gice cya 11 uhatinde cyane, ugenda usoma intwari yo kwizera imwe ku yindi. Ugenda ureba kwizera icyo byamuhesheje n'icyo byamugize cyo, n'ibyatumye Imana imunezererwa, ugenda ubitindaho. Haleluya. Turabyemeye? Amen. Reka dusome Abaheburayo 11 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Kwizera ni ukumenya rwose. Nkunda iyo Bibiliya yashimangiye. Si ukumenya umuntu ashidikanya atabihagazemo neza. Kwizera ni ukumenya rwose. Haleluya. Rwose irashimangira, rwose iratsindagira. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Haleluya. Ugize umugisha wo kumva izindi ndimi bizongera kuryoha kurutaho, Ibyongereza n'Ibifaransa. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza. Uko kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ntitubireba, ariko kwizera kuraduhamiriza ko ibyo bintu ari iby'ukuri. Ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Haleluya. Icyatumye bahamwa, nukuvuga ngo Imana ikagira ibyo ibashima, ikagira uko ibanezererwa, nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Twizera ko Imana yavuze isi karemwa kandi tutari duhari, ariko kwizera niko kwabiduhesheje. Haleluya. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Twebwe rero abantu tukarwara indwara y'ibigaragara.
ibigaragara bikadutindana bikaduherana, byaba bidahari tukumva ko nta kintu gihari. Ariko igihe tuzaba tuganira ku magambo yo kwizera, ndahamya ko tuzajya kurangiza twese kwizera kwacu kwazamutse tureba nk'uko Imana ireba. Haleluya. Reka nsome no muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana, yitwa ijambo ry'Imana, twumva ikindi kinyarwanda kivuga ukundi kuntu. Haravuga ngo kwizera Imana ni ukwemera, aho makunda cyane. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa. Can you imagine? Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Birasa nkaho binyuranye ukuntu ni nka contradiction. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Ubundi ibyiringiro ni ibintu biri muri future, ni ibintu tutarabona, ni ibintu biri ejo hazaza. Ariko no kwizera Imana ngo ni ukwemera ko mbese nabyemeye ko namaze guhabwa bya bindi niringiye kuzabona muri future, niringiye kuzabibona. Ariko kwizera kumpesheje kwemera kumera nk'uwamaze kubihabwa. Haleluya. Umwami Imana akora uwo murimo mu mitima yacu, kuko imirimo y'Imana ni migari. Kwizera Imana ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Kuba utabireba ntibivuze ko bidahari. Nguko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Muri make umutima ujya ukurura Imana, y'Imana igusanganye kwizera. Imana ikavuga iti abyizera atarabibonye. Impamvu abyizera atarabibonye bitaraba nuko yizeye njyewe wabivuze. Haleluya. Ubundi kwizera si ku bintu, ahubwo tuba twizeye uwabivuze n'uwabigennye. Amen. Uko kwizera niko kwatumye abakera bashimwa n'Imana. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho. Haleluya. Birabitwumvisha ukumva ivuga ngo isi nibeho, ukumva umeze nk'uwabyumvise, ukabibona uko yatandukanyije ubutaka n'amazi, ukabibona uko yaremye umuntu mu ishusho ye, ukumva uhamanyije nabyo kandi utaruhari. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze, uvuga ngo Imana yaravuze ngo maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo iyo abantu bareba byakomotse, ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse mu bitagaragara. Haleluya. Kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho, ku buryo ibyo abantu bareba, ibyo bareba uyu munsi n'abahakana ko Imana iriho nabo barabireba. Ariko twebwe kwizera biduha kumenya ko ibi turimo tureba byakomotse mu bitagaragara. Haleluya. Kwizera rero niko kuzana itandukaniro mu buzima bw'abantu. Itandukaniro rya mbere rikomeye nuko kwizera bihita bitandukanya aho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Haleluya. Abahisemo, abagize umugisha bakizera Kristo bahawe ubugingo buhoraho. Ni mu kwizera, nta gikorwa na kimwe turi bubisome, ariko nuvuga ngo kwizera Kristo byonyine bihita bitandukanya aho tuzaba muri eternity, mu bihe bidashira. Haleluya. Kwizera rero ni ikintu nasimburwa, kiratuma bamwe bazabana n'Imana mu ijuru, kiratuma babyanze bazaba mu irimbukiro. Imana itugirira ubuntu. Niyo mpamvu tuba dukwiriye gusengera batarakizwa kugira ngo ubwenge bwabo butwikururwe, ya Mana yatugiriye neza nabibagereho. Haleluya. Gukizwa ni igitangaza gikomeye nk'uko twahoze dusenga dutangira, ku buryo ntago wabasha kubisobanura. Muri twebwe cyangwa muri mwebwe harimo abantu bakijijwe atari ubwa mbere bahuye n'ubutumwa bwiza, asanzwe abwumva ariko ntabwiteho, asanzwe yumva indirimbo y'Imana ariko ntibigire umwanya. Ariko hakaba igitondo umutima we wakingukiye kwita kuri ibyo bintu no gutangira kwita ku by'Imana ivuga, igitangaza cy'agakiza kikaba kirabonetse, umuntu akabarazwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Kwizera rero umurimo wa mbere bidukorera mu bugingo bwacu nuko bita bidutandukanya aho tuzaba mu bihe bidashira. Bamwe bakazaraga ubugingo buhoraho, abandi banze kwizera bakazarimbuka. Ariko umurimo wacu ni ukubabwira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kugira ngo aharaho tuzakizwanye na benshi bashoboka. Haleluya. Uwo ni umurimo ukomeye kwizera gukora. Kwizera nzatindaho cyangwa nifuza kuvugaho nuko abamaze gukizwa. Haleluya. None ni uku kwizera kuzazana itandukaniro ry'uburyo tubayeho tukiri n'ahangaha, tukiri mu isi. Haleluya. Uko umuntu atera intambwe mu kwizera bizamutandukanya n'umuntu bakirijwe rimwe, n'umuntu bafite ibibazo bisa, n'umuntu batuye mu bintu bimwe. Ariko uteye intambwe mu kwizera bizamutandukanya. Haleluya.
Imana yacu tugire neza. Amen. Kwizera kuzana itandukaniro mu buzima bw'abantu batangira urugendo rw'agakiza. Batangiye kwizera ariko ntibazasa. Bazaba basenga Imana imwe ariko hazabaho itandukaniro kuko umwe yakuze mu ntambwe yo kwizera kurusha uwundi. Niyo mpamvu gukuza kwizera kwacu ari ikintu cyihutirwa. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Amen. Nanone turasoma ibyanditswe byinshi. Nanone Abaheburayo igice cya 10, ubwo tuje tugarutse imbere gato y'igice kimwe, n'ubundi iki gice gikonekta na kira cya 11 kuko uko gisoza cyangwa uko 11 itangira mu zindi ndimi batangira bavuga ngo car cyangwa now bigaragara ko ni nkaho hakabaye harimo virgule kugira ngo bakomeze ibyari birangiye kuri umurongo wa 39 mu gice cya 10. Reka dusome Abaheburayo 10:36 tumanuke hepfo ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haleluya. Tuzabyumvaho hariho kubw'ubuntu bw'Imana. Sinzi ukuntu kwihangana gukonekta no kwizera ariko abigira ahantu bihurira. Haleluya. Ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Iki kintu rero kibeshaho twaburiye numva ntafite izina rikwiriye. Iki kintu Imana yahisemo ikavuga ngo iki nicyo kibeshaho. Mbese abakiranutsi banjye ibyo kurya byabo ibibatunze ibibabeshaho ibizana itandukaniro mu buzima bwabo byitwa kwizera. Haleluya. Tekereza ko Imana itavuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no gusenga kandi bifite umumaro. Haleluya. Nta nubwo yavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwiyiriza. Nta nubwo yavuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no gutanga amaturo no kuvuga ubutumwa bwiza n'ibindi kuko ibyo bintu byose iyo byabuzemo kwizera biratuzimana. Rya shyaka ry'ubutumwa wagira gukayoberwaho ryagiye, rwa rukundo wakundaga Kristo ukayoberwaho rwagiye, bikazima. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Yesu yigisha abigishwa be gusenga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Murabizi yatanze wa mugani umupfakazi wajyaga gusaba ko arenganurwa ku mucamanza ukiranirwa gutita ku Mana ntiyite no ku bantu, ariko biba ari ibyago. Haleluya. Ntiyitaga ku Mana kandi ntiyitaga no ku bantu. Ngo ariko uriya mupfakazi akomeza amutitiriza. Yesu yerekanaga uburyo dukwiriye gusenga ntiturambirwe, ariko ageza hepfo ashyiraho akantu kavuga ngo ariko si umwana w'umuntu nagaruka ese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya. Nizo mbaraga z'abizera niho dukura itoto ryo kuguma mu gakiza, niho dukura imbaraga zo kuguma muri Kristo tudacogoye. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Impamvu kwizera gukwiriye gukura no kurindwa nuko hari igihe kugabanuka umukiranutsi agasa nk'usubiye inyuma. Ibyo yigeze kwiringira ko Imana yikora, ibyo yigeze kwiringira Imana yumvaga yarabonanye nayo, agasa nkaho itagihari. Imana itugirira ubuntu. Ibyo turabibona mu rugendo rw'agakiza kenshi, mu bavandimwe twagendanye, mu bakijijwe mbere yacu cyangwa abo twakijijwe rimwe. Umuntu ajya konja mu kwizera kwe agasa nkaho asubiye inyuma. Imana itugirira ubuntu, ariko mu mbabazi zayo ijya yongera ikatubyutsa. Haleluya. Iki kintu rero kirinda gusubira inyuma, iki kintu giteza kugumana umunezero w'agakiza, gikwiriye gukurira muri wowe, cyitwa kwizera. Gikwiriye gukurira muri wowe kandi urwego ugezeho ukwiriye kururinda n'ifuhe ryinshi. Haleluya. Amen. Hanyuma kongera akavuga kuri 39 ngo ariko twebweho, nkunda kuguhamya, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Umukiranutsi wanjye niko kazabeshwaho no kwizera, ariko ukwiriye kwihamya nanjye nkihamya ngo ariko twebwe turimo tubwirwa aya magambo, ntago dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Iki kirungo cyangwa iyi ingredient cyangwa Mana yanjye, iki gikorwa cyangwa uyu murimo witwa kwizera. Haleluya. Nifuza ko tubitindamo tugasaba Imana kugira ngo tubikuriremo
nyuma ya kwa kwizera kwaguhesheje gukizwa, ukizera Yesu utari uri igorogota, utaramubonye, utanazi niba ari byo kuri, hari imbuto yo kwizera Mwuka Wera yabibye mu mutima wawe, ariko ikwiriye kuvomererwa kugira ngo ikure, kuko iyo idakuze iragwingira. Ukaba ubizi ngo yapfiriye ibyaha byawe, ugahita ushyiraho akadomo. Ukaba ubizi ngo yego ijuru ririho, ariko nabyo ukaba utabyemera 100%. Ikwiriye kuvomererwa kugira ngo ikure. Haleluya. Mereye ku kwizera guhesha agakiza ni igitangaza, ntigusanzwe, ntabwo gukorerwa. Haleluya. Mu Befeso 2:8 kugeza ku 10 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Impano ni ikintu utakoreye, ni gift, ni umuntu uza akaguhereza. Ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Iyo tumaze gukizwa dushobora kugira imirimo twirariramo, tuniratamo, kuko tuyirusha abandi bantu. Ndabarusha gusenga se, ndabarusha gutera agatambwe ko mu bintu runaka se, ariko gukizwa, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Icyambu ukanezererwa ubwo buntu wagiriwe, ukabwenjoyinga, kandi bukaguha guhorana imbabazi ku bandi. Hari igihe dufata abantu tukumva tubaciriyeho iteka, ariko reka nkubwire ko burya ni impano wahawe. Umwuka Wera yakoze umurimo mu mutima wawe, umutima wawe urakinguka. Si uko wari waragiye mu masabato menshi, si uko nari naragiye muri misa nyinshi, si uko nari numvise abavuga butumwa b'igitangaza. Umwuka Wera yamuritse mu mwijima uri mu mutima wanjye, hanyuma ndakinguka, ndizera, ndakizwa, nakira impano y'ubuntu. Haleluya. Ikibabaje rero nuko rimwe na rimwe abantu banga kwakira, bakanga kwakira impano y'ubuntu. Noneho mu rugendo rwitwa rw'agakiza, cyangwa kugerageza kubaha Imana, cyangwa kubarizwa mu madini tubarizwamo, bigahinduka urugendo ruvunanye. Umuntu akarwana no kubahiriza amategeko, umuntu akarwana no kwikora uko byanditswe, ariko yaranze kwakira impano y'ubuntu. Haleluya. Iyo twagiriye impano y'ubuntu, niyo ikorera muri twebwe, noneho ya mategeko agahinduka ubuzima. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ahinduka ubuzima bitakikuvunanye, urabyenjoyinga. Iyo mbuto yaje muri wowe iguha imbaraga zo kubasha bya bindi byari byarananiranye kuva igihe cya Mose kugeza igihe Yesu yabonekeye. Haleluya. Amen. Icyama amaboko yawe kwizera akarambuka, ukakira impano y'ubuntu. Iyi mpano y'ubuntu ntituyisobanukirwa, ariko urebye abantu barimo barwana no gukiranuka mbere yo kwakira Yesu, nibwo wamenya uburyo abantu batasobanukiwe iyi mpano. Umuntu akagerageza akitunatuna akishyiramo agatege ngo abanze atungane, abanze agira imbaraga, abanze akunda Imana, abanze amenye gusenga, abanze yubaha isabato, abanze ntasibe misa, abanze ntasibe amateraniro, abanze abishobore, abanze areke inzoga, abanze ave mu busambanyi, ngo none abone kwakira agakiza. Hanyuma imvune ikamwica. Ni impano y'ubuntu idakorerwa. Haleluya. Hanyuma izo mbaraga zikora iyo mirimo itunganye ziboneka kuba bamaze kwakira impano y'ubuntu. Haleluya. Amaboko menshi yananiwe kwakira ibyo kwizera, kubera ko kwizera bitaboneshwa amaso, kandi tukaba turi abantu bakunda kugera ku bintu bavunikiye. Rimwe na rimwe n'impano y'agakiza tunanirwa kuyakira, kuko tushaka kubanza kuyigeraho twayivunikiye, hanyuma bikatubera ibyirato. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Amen. Umuntu akamara igihe yumva atarashyika, adakwiriye. Impamvu ari impano nuko nyine udashyitse, nuko udakwiriye, nuko ntashyitse, nuko ntakwiriye, niyo mpamvu ari impano. Haleluya. Iyo uza kuba we nanjye dushyitse, byari kuba ari salere, byari kuba ari igihembo, ariko ni impano, kuko we nanjye twese twaracumuye twashyikira ubwiza bw'Imana. Imana yacu itugirira ubuntu. Haleluya. Mvuye ku kwizera guhesha agakiza kugira ngo tukumve neza, tumenye ngo nta kindi umuntu akora kugira ngo akizwe. Ariko iyo amaze gutera iyo ntambwe akakira agakiza, hari ukundi kwizera gukura gutuma abasha kunesha iby'isi.
Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza kuri 5. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza kuri 5. Ahantu hararyoshye ku muntu wese ufite ibintu bikimutsinda. Ndagira ngo nkubwire ko kwizera wahawe kuri muri wowe niko kuguha imbaraga zo kunesha iby'isi. Haleluya. Haravuga kuva ku murongo wa 4 ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose cyangwa wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Umwuka wera yandika iki cyanditswe mu mitima yacu. Ntabwo mwabara imiruho abana b'Imana baruhiye mu nzu y'Imana bumva ari ubwoko bwatsinzwe. Igituma abantu bazenguruka bashakisha za deliverance ni iki? Deliverance ndayemera kuko nemera ko ububata bwa Satani bubaho, ariko ntabwo nyifata ukuntu ngira ngo tuzabigarukaho. Haleluya. Abana b'Imana benshi baruhishwa no kumva ko muri bo nta mbaraga zinesha zihari. Akeneye guhura n'umukozi w'Imana kanaka kugira ngo abe ari we bicemo hanyuma aneshe. Ariko ngo wabyawe n'Imana wese, haleluya, kwizera kwa Yesu yakiriye kumuha kunesha iby'isi. Burya nta cyaha utatsinda, nta mugozi utacika ku buzima bwawe, nta kintu na kimwe kitakuvaho, kuko imbaraga zinesha iby'isi warazihawe mu kwizera. Haleluya. Kaduhese icyubahiro. Kwizera rero niko kwita kuzana itandukaniro, kugatandukanya abakristo baneshejwe kandi ari abakristo, kukazana n'itandukaniro ry'abandi bakristo batsinda, babatsinzi no kurushaho. Igitondo n'umugoroba bagenda batsinda. Haleluya. Ni ukwizera. Uri umutsinzi. Kristo kuva yaza muri wowe turi ubwoko butimenye, ishyanga ritisobanukirwa. Uwabyawe n'Imana wese anesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Ese warizeye ko Yesu ari umwana w'Imana? Yego waramwizeye. Niba waramwizeye rero ibi ni ibyawe, ni umugabane wawe. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Abana b'Imana bajya bakora ingendo n'imvune. Abamanuka muri Nigeria, abazamuka sinzi hehe, abakata mu Rwanda, abamanuka Uganda, abakata hehe, bashaka imbaraga zabakunesha ibintu runaka biri ku buzima bwabo. Nyamara ni umugabane wacu. Haleluya. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Kwizera kuzana itandukaniro ry'abahora batsindwa n'abanesha, kandi kunesha ni umugabane wacu kuko twamaze kwizera umwana w'Imana. Haleluya. Umuntu uteye intambwe mu kwizera ufite icyo kurusha ushobora kumwigiraho. Wamwigiraho ijambo ry'Imana, wamwigiraho uko akiranuka, wamwigiraho uko asenga, wamwigiraho uko yiha Imana, wamwigiraho mwaganira, yagufasha gusenga. Ariko reka nkubwire ngo imbaraga zitsinda iby'isi, ibyo ari byo byose n'amazina yabyo, ziri mu mutima wawe, ziri mu buzima bwawe. Icyamukanya uvuye mugoroba. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye iteka gukomeza kwatura ibyiringiro byacu, kuko uko tubyatura niko biduhama. Iyo udasoma ijambo ry'Imana ukomeza kumva waratsinzwe, iki cyaha cyaragushoboye, ubukene bwaragushoboye, karande y'iwanyu yarakubashije, ibizaho wakoze ntiwamenye ko wanabibabariwe kandi warabisabiye imbabazi, ugahora uvuga uti izi n'ingaruka zabyo, ibi byose. Noneho kugira ngo wature ibyiringiro biboneka mu ijambo ry'Imana bikuremere kwizera, ukatura gutsindwa kwawe no kunanirwa kwawe, bigahindukira akaba ari byo bikuzura, kuko ibintu dutindamo nibyo bitwuzura. Urasabwa kwatura ibyiringiro byawe udacogora. Abaheburayo 10 umurongo wa 23. Haleluya. Abaheburayo 10:23 haravuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa.
haleluya. Ukomeze kwatura ibyiringiro byawe. Wowe nturi uwo gusubira inyuma ngo urimbuke, wowe wanesheje iby'isi byose kuko wizeye Kristo. Ukomeze watura ibyiringiro byawe, ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranyije ari uwo kwizerwa. haleluya. Igituma ntanyeganyega si imbaraga zanjye, ahubwo ni uwansezeranyije, uwadusezeranyije, watangiye umurimo kwizera muri twebwe, ni uwo kwizerwa. haleluya. Yicaye ku ntebe idashobora guhanguka, yicaye ku ntebe itatwarwa n'imiyaga. Wowe ibintu bishobora kugutembana, byanahinduka. Uyu munsi wakonja, ejo ugashyuha, ejo ukagira akazi, ejo ukakabura. Ibyo wari wiringiye byavaho, abo wakundaga bapfa. Ibintu byose byo ku isi nta musimamo bifite, ariko twiringiye n'uwo kwizerwa. Niyo mpamvu dukwiriye kwatura ibyiringiro byacu, tukabyatura tutanyeganyega, twishingikirije kuki? Kuwadusezeranyije, kuko ari uwo kwizerwa. haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Ntagira igice cyo guhinduka, ntasaza, ntapfa, ntiyivuguruza, ahora inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohore. haleluya. Nicyo kidukomeje, si imbaraga zacu, si uko twabyutse, si ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo wadusezeranyije ni uwo kwizerwa. Ururimi rwawe rubamo iki? Mu mutima wawe haba iki? Mu bitekerezo byawe haba iki? Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranyije ari uwo kwizerwa. haleluya. Uzi ko n'ubuzima bushobora kunyeganyega, ariko umutima wawe ukawongera kunyeganyega, ukavuga uti wansezeranyije n'uwo kwizerwa. Nubwo ibyo mpagazemo ntazi isura yabyo, ntazi n'icyo byabaye, ntazi n'aho byagiye, ariko wansezeranyije n'uwo kwizerwa. haleluya. amen. Umugaragu w'Imana Pawulo, mu magambo ye muzumvamo ubushizi bw'amanga. Nifuza ko twagira ubwacu guhamya ibyiringiro bye. Rimwe na rimwe ushobora kubisoma ukumva bimeze nko kwirata. haleluya. Kwizera ko turemamo amagambo yenda kumera nko kwirata, ariko jya undeka nanjye nkureke ushimangira ibyiringiro byawe kugira ngo utanyeganyezwa. haleluya. Abazabigaya n'abazabiseka ku ruhande uzabihorere, kuko uzabuze icyo urimo gukora. Hari n'igihe nta kigukomeza kiba gihari, ukeneye gukomezwa n'ibyo wasomye muri Bibiliya, ukabibwira umutima wawe n'ibitekerezo byawe. Nka kwa kundi Dawidi yavuze ngo mwabindimo byose mwe nimuhimbaze Uwiteka. Nawe ukatura ibyiringiro byawe, kuko ibikuzengurutse bidasa n'ibyo wiringiye, ugakomeza ukabyatura. haleluya. Aravuga mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kuri 13. haleluya. Nzi, ndabizi neza, kandi ndabishoboye. Uwo ni Pawulo urimo kuvuga, ndimo ndashyira mu ibyanjye. haleluya. Nzi, iyo umuntu avuze ngo nzi, ni ukuvuga ngo ndabizi neza, mbifitiye ubumenyi, mbifitiye imbaraga, mbifitiye ubushobozi, ndabizi neza. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo mu imbaraga. haleluya. Uhuye n'umuntu usanzwe ibi bintu utarabisomye muri Bibiliya, ugahora n'umuntu usanzwe arimo kuvuga aya magambo, ntiwajya wumva ari umwirasi, wajya wumva afite akantu k'ubwibone. haleluya. Igituma Satani agutinyuka akagutera n'ubwoba, nuko uravuga uti Mana gukena we nahita mva, Mana yewe gupfusha we, ayiwe kurwaza we, ukumva wahita upfa, kumva byaba birangiye. Ariko ubushizi bw'amanga nibukuzura, ukomenya ko wasezeranye ari uwo kwizerwa, ukamenya ko ubuzima bwawe bufite mu kiganza. Namenye neza ko abizera nta mpanuka iba mu buzima bwacu. haleluya. Imana ifite kontrole y'ibitubaho, y'ibibi iruhande rwacu, y'ibiba no ku bantu batwegereye. Ikintu cyose Imana izi ko kizankoraho, igifite kontrole mu kiganza cyayo. Yewe no mu buzima bw'abatarakizwa ariko banyegereye. Reka duhese icyubahiro. haleluya. Byose irabigenga, kuko uri umwana wayo. Yakubonye uvuye mu bise by'amaraso ya Yesu. haleluya. Uri agaciro gakomeye mu bwami bwo mu ijuru. Nta mpanuka iba mu bikuzengurutse. amen. Ukwiriye gushira ubu bwoba n'amanga nka Pawulo, ukavuga ngo ndabizi neza. Imana yabyemeye ko ncishwa bugufi, nzi kubibamo kandi ntacyo bizantwara. Nzi no kuba mu bisaga, ibintu byasagutse byabaye byinshi, kandi ahantu n'abandi hose
naba mu Rwanda nzi ko nakizwa, naba muri Amerika no mu Bushinwa cyangwa ahantu hatari itorero, ndabizi neza ko watangiye umurimo mwiza muri njyewe azawukomeza. Ni ukuvuga ngo ntiwiringiye wowe, ahubwo wiringiye watangiye umurimo muri wowe. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Wigira ubwoba bw'agakiza, kwibwira ngo agakiza kawe kagarukira mu mfuruka nke za Kigali, ugeze ahantu bishobora. Aka kazi rero ngiye nkagiyemo nagwa, ibi rero nshatse rero nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose. Ari uguhaga ndabizi, ari ugusonza ndabizi, ari ukugira ibisaga ndabishoboye, cyangwa se gukena, kandi ibyo byose bishobozwa na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Akanwa kawe katuriki. Uziko hari igihe umuntu agira ubwoba bw'ikibazo gitinze, kavuga tusunza abangifite kwizera, sunza abangisenga, sunzagerayo. Yego tuzagerayo. Haleluya. Kuko watangiye umurimo muri twebwe no kwizerwa. Ubizirikane ko kwizera kuzana itandukaniro mu bose bitwa abakristo, kuko kwa kwizera kwa mbere barakwakiriye, barakijijwe, ariko ko kwizera kwawe kuvomerera n'undi utakuvomerera bizazana itandukaniro mu mibereho yacu, nubwo twaba dufite ibibazo bisa. Uyu nguyu uzamusanga atoshye, hanyuma usanga uyu nguyu yarumagaye. Icyo azaba yagize si uko ibibazo bye bizaba biremereye kuruta iby'uyu, nuko umwe kwizera kwe kuzaba kuvomerewe, kandi kuvomererwa no kurushaho kumenya uduha ibyo byiringiro. Haleluya. Tuzabivugaho ubutaha. Imana yacu tugirire neza. Imana yawe iguha ibyo wizera. Ugeze ku rugero rungana iki? Wifuza kumumenya kurutaho, wifuza kumwisunga kurutaho, kuko uko umumenya niko icyizera cyawe cyose kiba muri we. Haleluya. Uzarebe iyo wavuganye n'umuntu mwiza w'imfura, umuntu w'inyangamugayo, akakubwira ko muzakorana ibintu ibi n'ibi cyangwa azagufasha ibintu ibi n'ibi, nta gacu ko kujidikanya. Ukurikije imyaka mumaranye, ukurikije uko yagiye aba mwizerwa mu myaka yatambutse, nta gacu ko gushidikanya ugira. Uzi neza ko azabikora, kandi uwo muntu wizeye ko azabikora ashobora kuryama nijoro agapfa atarwaye. Nta nkanswe y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohoze. Ibyo avuga arabikora, ntabwo arobanura ku butoni. Tinda umwigaho, tinda umumenya, niko kwizera kwawe kuzagenda gutoha, tugahita tugira ubuzima bwa gikristo butandukanye. Kwizera kuzadusohora mu kivunge, kwizera kuzatuma imiruho y'isi itadufata. Haleluya. Wibuke ko twarangirije ahandi ku mwanditsi w'Abaheburayo ku murongo wa 39 igice cya 10 yavuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ndifuza kuba muri iryo tsinda rivuga ngo ariko twebweho ntago dufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Ntituzagwa, ntituzacogora, ntituzananirwa, ntituzabivamo, iby'isi ntibizatuzimya, ahubwo tuzagenda twigira imbere umunsi ku munsi. Haleluya. Kwizera kandi aho gukomerera hagufitiye agaciro kadasanzwe. Niyo ntwaro yonyine, niyo ntwaro yonyine ishobora kuzimya imyambi ya Satani. Murabizi mu ntwaro zo kwizera, nako za ntwaro z'intambara y'umwuka tubona mu Efeso igice cya 6, ndasoma ku murongo wa 16 gusa. Niyo ntwaro yonyine ifite imbaraga zo kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Amen. Efeso 6:16 ngo kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Haleluya. Umwanzi azahora turasa imyambi yaka umuriro. Niki gituma imyambi itagera ku bantu ngo bahinguranye kandi barashwe? Ku isi ya Mungu nta muntu Satani atoherezaho umwambi, ntawe. Ariko bamwe ingabo yabo yarakuze, irabakingiye kuva ku mutwe kugera ku birenge, bigatuma imyambi yohereje babasha kuyizimisha kwizera kwabo. Haleluya. Muribuka uyu mukozi w'Imana abyandika, yabonaga umusirikare w'Umuroma afite yangabo yabo irimo icyuma iriho n'uruhu, kubera ko babaga barasa ko imyambi iriho umuriro. Mujya mubona amafilime ya kera arimo mwene ibyo birwanisho. Haleluya. Hanyuma agiye kutwandikira muri iri hishurirwa kwizera, ahita kugereranya n'ingabo.
Haleluya. Imyambi ya Satani izahoraho kandi yaka umuriro, ariko kwizera kwawe kurareshya gute? Nikuba kugera hepfo hariya ku birenge, imyambi izagukubita, ariko kwizera kwacu ni gukura. Azaturase, yongera turase, ajya yoberwa icyo twabaye. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Uyu muntu yabaye iki ko tutakimubasha? Ko aha hantu yajyaga hagwa akaryama akamara icyumweru yiyoroshe, none byagenze gute? Uzi ko byagenze? Ingabo yarakuze. Kwizera kwabaye kurekure. Haleluya. Nta kure y'ibibazo umuntu ari muri iyi si, nta kure y'ingorane, nta kure y'imyambi, nta kure y'imitego. Ahubwo uko dutindana na Yesu niko Satani yohereza myinshi, kuko kugwa ko bazamutse gusiga inkuru ndende kuruta uko bari bagitera agatambwe. Uzarebe umuntu ahirimye yageze kuri esikariye yo hejuru, yuriye nka kiriya kibaho. Uzarebe n'undi yigwiriye akiri kuri esikariye yo hasi. Esikariye yo hasi akomereka gake kandi agahitana ibintu biki nyuma ye, ariko wahe kunkobotse hejuru. Imyambi rero iri ku nzego zose, irahari hasi, irahari hejuru, irahari twurira turushaho gusa na Yesu. Imyambi irahari, ariko wahawe ingabo ibasha kuzimya imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Ibitekerezo byawe ntibibandarare. Akakubwira tuzapfa ntuzarama, ukamubwira uti ariko njyewe nzarama. Akakubwira ati nyamara biwanyu ntibarangije imyaka 40, ukavuga uti nyamara njyewe ndacyafite imirimo y'Uwiteka yo gukora. Akakubwira ngo iyi ndwara izakwica, dore n'umuturanyi wawe yaramwishe, ukamubwira uti ariko njyewe burya ntacyo nzaba, ndacyafite imirimo yo gukorera Uwiteka. Akakubwira ati ntuzabyara, ukamubwira uti ariko burya nzabyara, kuko utanga urubyaro turi kumwe. Haleluya. Ukaba ufite ibyo kumusubirisha. Waduhamagaye n'uwo kwizerwa, wabibye mbuto ya mbere y'agakiza, yakoze umurimo w'igitangaza. Ibikurikiraho ni wowe ukwiriye kuvomerera kwizera, ukiexposa ku ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, rikavugurura ibitekerezo byawe, rikavugurura ibicantege uhura nabyo muri Kigali, rikavugurura ibicantege uhura nabyo mu rungano rwawe, rikavugurura ibicantege n'amaso yawe ubwawe gukururira. Rego iduca intege ntabwo ari ibyo tubwirwa n'abantu gusa, natwe ubwacu turareba. Ushobora kureba ugasanga yo uriya muntu twariganye Mana, none reba ofisi yicayemo. Amaso yawe akakwereka abagusize gusa, kandi iyo Satani ashaka kukurasa ntabwo akwereka wowe waba wasize, kuko iteka duhora dufite abantu baturuta, dufite n'abandi turuta. Ingabo yawe ikwiriye gukura. Haleluya. Ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kwizera kuzimya imyambi yose. Shobora kubikubwira ukagira ngo ni igipindi, ariko mu buryo Yesu atabaramo, atabara kuraho ikibazo kikavaho, ariko jya atabara ikibazo ntaho cyagiye, hagahinduka wowe. Haleluya. Ukagisumbya imbaraga, ukayoberwa uko byagenze. Uburyo rero duhitamo ko dutabara twese, nanjye ubabwira nuko agira gute? Akuraho. Ariko nagenda akuraho, amaboko yawe y'umwuka ntazatozwa. Nagenda akuraho, uzaba umukristo wabajeye. Nagenda akuraho, ntabwo uzaba umwigishwa ukura ugera mu kigero cya Kristo. Rero bimwe azabikuraho, ibindi azabirekeraho, hanyuma uzamuka ube hejuru yabyo. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ntabyo yakuyeho tukaba tumushima, nta bindi bigihari ukaba warabirushije imbaraga. Nuwo kwizerwa, byose abikora kubw'inyungu zacu. Amen. Yuda 1:20 ndangiriza ahangaha, hanyuma twongere dusenge, dusaba umwuka wera atwubake mu kwizera, adushyira ahantu tuvomerera kwizera kwacu. Satani ntagushuke. Iyo usibye guterana uba wibwe, iyo ukuyeho umwanya wawe wo gusenga uba wibwe, iyo ukuyeho umwanya wabaga mu ijambo ry'Imana uba wibwe, kuko ibyo byose nibyo bigaburira kwizera kwawe, nibyo bigukuza. Yuda 20 n'igice kimwe ngo ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Mwiyubake. Kwizera umuntu arakubaka. Ngo ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Haleluya. Ndagira ngo ngusabe muri gahunda zawe zo gusenga, yaba ari guteranira hano, yaba ari guteranira hano uteranira, yaba ari umwanya wawe n'Imana yawe, yaba ari umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana,
uzajya ubibuzwa n'ikintu gikomeye utabona ukundi ukuntu kigira. Kuko kwiyubaka mu byo kwizera ni ibyo ngibyo. Iyo turi mu iteraniro, kubaho kw'Imana kuba guhari kukatuvomerera, ntabwo tubibonesha amaso, ariko tugenda duhembutse. Kandi twese turabizi ko iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana hari akanya ritumaramo tukajya twumva turi hejuru y'imiraba. Iyo dutinze kongera mu irindi, iyo dutinze kongera kuvomererwa, urongera ukazima. Rimwe na rimwe ukibaza ko se ko masohotse meze neza, bigenze bite, byagiye hehe? Abamenye ibanga ryo kwiyubaka mu byo kwizera bahora bi-expose aho ibintu by'Imana biri. Haleluya. Bahorana nabyo, babigumisha mu matwi yabo no ku maso yabo, kuko ingabo yo kwizera turayikeneye ihoraho, kuko umwanzi ntazareka kurasira myambiye. Kwizera kwawe nutakuvomerera uzaba muri ba Kristo batafite umunezero w'agakiza. Kandi tudafite umunezero w'agakiza, tuba twibwira yuko iki kintu kirimo kituriza n'igikemuka tuzanezerwa. Kandi iyo utazamutse mu kwizera, kirakemuka nyuma y'icyumweru kimwe ukakibagirwa. Ntabwo gisiga kikubatse. Cyubaka abandi, cyubaka abavomera kwizera kwabo, bagera no mu kindi gikombe bakavuga ngo Mana wowe wabanye natwe cyagiye, wowe wabanye nanjye hahandi. Ariko utakomeze kuvomererwa, igitangaza kirahita nkaho kitigeze kubaho. Wahoze urira ngo Imana iguha akazi ukakabona, bikazarangira nkaho wagahoranye cyangwa wari ubyemerewe 100%. Mutima w'umuntu uribagirwa. Ubwoko bwa Isiraheli bwavuye muri Egiputa mu mirimo ikomeye n'ibitangaza by'Imana. Ibintu byose Imana yakoreraga muri Egiputa nabo barabibonaga. Imana yabakujeho amaboko akomeye nk'uko dusoma. Inyanja itukuricikamo kabiri babireba. Babonye imirimo n'ibitangaza by'Imana. Turavuga ibyo kuko ari byo byanditswe. Ibyacu wenda dushobora kubivuga, ibindi ntitubashe no kubivuga ko harimo ibivugika n'ibitavugika. Ariko reka nkubwire ko iriya mirimo itababujije guhakana Imana bageze mu butayu. Imitima iruma, babura kwizera Imana ibajyanye i Kanani. Imitima iruma, barakarira Imana, baravuga ngo turemere ikindi kigirwamana. Aroni we, dore Mose watuyoboraga ntituzi naho yagiye, kandi bari bahaza aho yagiye, ntituzi naho yatinze. Turemera indi Mana idusubize muri Egiputa. Ese imirimo ntibari barayibonye? Ese inyanja itukura niyo rero citsemo kabiri bareba? Ese Gosheni haba umucyo, Egiputa yose ikaba umwijima ntibabirebaga? Ese abana b'imfura bo muri Egiputa bapfa ntibari barabibonye? Bari barabibonye. Ariko nitutiyubaka mu kwizera kwacu, imirimo y'Imana izaba, habe n'indi, ibyo wasabye ubibone n'ibindi ubibone, ariko ukomeze uri umukristo udafite umunezero w'ukuri w'agakiza. Ujye ugira akanezero kashingiye ku cyo wahawe, numara kukimenyera wongere uzime, ukonje, utegereze ikindi nikibone, kugira akanezero k'igihe gito wongere utakaze. Ariko iyo kwizera kwacu kwavomerewe, tugira umunezero utagishira. Haleluya. Kuko amaso yacu abona Imana aho abandi bantu batarimo kuyibona. Niyo ibihe byiteranyirije kutubwira ko nta Mana ihari, imitima yacu irayibona, irakomeza ikayibona. Wiyubake ku byo kwizera byera cyane. Uruhare rwawe ni uruhi. Reka duhaguruke dusenge. Umwanya tumarana n'Imana si umwanya upfuye ubusa. Kwizera kwacu kuba kurimo kuvomererwa. Umwanya tumarana n'Imana, igituma kwizera kwacu kuba kurimo kuvomererwa, nuko tuba turimo gusobanukirwa iyo Mana. Uko tuyimenya niko kwizera kwacu gukura. Uko dusobanukirwa tugahishurirwaho akandi gace, niko kwizera kwacu gukura. Nusoma kiriya gice cya 11, umbabarire usome umurongo ku wundi, urebe uburyo kwizera kwagiye kuzana itandukaniro. Duhereye kuri Abeli na Gahini. Abantu babisobanura mu buryo butandukanye. Bamwe baravuga ngo Abeli ngo nuko yazanye ngo igitambo kiva amaraso, abandi bakavuga ngo ibiki n'ibiki, abandi bakavuga ngo Gahini yazanye injonjori ibina. Ariko nongere mbabwire ko gutura kwabo, icyubahiro bashyize mu ituro, kubyubaha byaterwaga n'ubumenyi bw'Imana n'icyubahiro bubashye mu Imana. Abeli yarazi iyo Mana kurusha Gahini, yarayubashye, yarahinduye umushyitsi imbere yayo. Ntiyari yizeye ituro rye cyangwa imbaraga ze, ahubwo ituro rye yararishingiye ku Mana ishobora byose, ku Mana y'icyubahiro cyinshi. Turasaba Umwuka Wera ngo yongere aduhishurire Kristo, aduhishurire Imana idusaba kuyizera,
igituma twasoma ibyanditswe bikaduhindukira amagambo nuko kwimenya kwacu ari kugufi, ariko kwimenya kwacu gushobora gukura. Komeza witange gushaka Imana, komeza witange gusenga, komeza witange kwiga ijambo ry'Imana. Niyo waba utazi uko basenga, senga ibyo ushoboye, uzagera aho bimenye. Gusenga nta rindi shuri babyigiramo, babyiga barimo basenga. Bizagera igihe bigwirire mu mutima wawe, uzagera igihe ubane n'Imana mwegeranye, uhindura umushyitsi imbere yayo, ugendane nayo utinya uhinda umushyitsi, ugendane nayo wibaza icyo yaguciye kugira ngo igukunde bingana gutya. Niba dushobora kwiringira abantu beza, nta nkazi ko Imana idapfa, iyi Mana y'urukundo n'imbabazi. Uko uyimenya, byiringiro byawe bizarushaho kuba byinshi, kwizera kwawe kuzahora gutoshye, uzagira imbaraga muri wowe zitume nta mwambi n'umwe wakumurira ushobora kuguhinguranya. Izakomanga ariko ntizakubasha. Tuzagira iminsi yo kurambarara, nta nubwo uzagira iminsi yo gusenga kubw'ikinyabupfura, ahubwo uzagira iminsi itoshye n'ubuzima bw'umwuka butoshye. Kuko wizera, amaso yawe azagenda amusobanukirwa, azagenda amubona umunsi ku munsi. Reka dusaba Umwuka Wera watangiye umurimo muri twebwe, niwe waduhaye kwa kwizera kwa mbere, kwaduhinduye kuba abana b'Imana. Burya ntiyifuzaga ko mugarukira aho ngaho, kuko iyo biba aho birangiriye, wari kuba utakiri kumwe natwe, wari kuba warapfuye waragiye mu ijuru. Ariko uracyafite imirimo, uracyafite ubuzima ugomba kubera mu Imana hano ku isi. Uri igikoresho, uri umwana w'Imana. Imana yifuza kugaragarizamo imbaraga zayo n'icyubahiro cyayo cyinshi. Yaguhamagaje ineza yayo, yaguhaye umuhamagaro w'agakiza, ntiyifuje kumugarukiraho. Yifuza ko ubuzima bwawe bwakuzura ubumana, kugira ngo ubashe kumurika muri iyi si icuza umwijima. Abera twese turi amatabaza. Ntabwo Imana yahamagaye abasitari bamwe ngo bake nk'inyenyeri. Twese abera turi amatabaza mu miryango yacu, turi amatabaza hirya no hino Imana yaduteretse. Ariko ubukonje bw'iyi si bwaratwinjiye, kwizera kwacu kurazima, matabaza yacu arazima, tumera nk'imbingo zitwarwa n'umuyaga. Ariko Umwami Imana arifuza ko wakubakwa, ukongera kubakwa rwose, maze ukamurika cyane. Abataramumenya bakubona uburyohe bw'agakiza bukuzuye, amahoro atemba muri wowe, bakifuza kumenya iyo Mana yawe. Ni wowe Imana ifite. Mukiranutsi wanjye hazabeshwaho no kwizera. Iyi si ifite ibikonjesha byinshi, ifite ibyakuzimye ibihumbi, ndetse bimwe byakugezeho, ibindi birakomanga. Ariko umukiranutsi wanjye hazabeshwaho no kwizera. Nicyo kizatuma atohagira no mu minsi y'umwijima, agatohagira no mu minsi y'ibibazo, akagira imbaraga zidakama. Mbega umunkanyari uri mu maso y'abera benshi, mbega imiruho n'imibabaro, mbega gushoberwa. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Si uburemere bw'ikibazo ufite, nta nubwo mbivuga ngo ushinyagurira. Urabifite ibyawe, nanjye mfite ibyanjye, ariko ndabizi neza ko kwizera kwacu nikongera kukavomererwa, kugakura. Wenyine uzavuga utariko ibi bintu byoroheje gutya nibyo byandizaga, ibi bitwaye iki? Ibyiza Imana yakoze bizakubana byinshi kurusha ibikeya witegerejeho. Ubuzima bwawe buzahembuka, ubuzima bwawe buzasiganwa bukorera Imana. Hari imigambi y'Imana iri ku buzima bwawe itazasohozwa n'undi muntu n'umwe. Nubwo uyu munsi nabe igikoresho cy'igitangaza mu maboko y'Imana, ibyo Imana yanditse ko bizakorwa nawe sinzigera mbibasha, sinzigera mbisohoza. Imana iragukeneye, ntago uri ingwizamurongo, ntago waje guherekeza abandi, ntago waje kutubera ikivunge ngo tubone aho tubwira. Waraje ngo dutyazanye, ducomeke twese ku mwuka w'Imana, maze icyo Imana yakuremeye gisohozwe ku buzima bwawe. Reka dusuke ubuzima bwacu, arabishaka. Icyo cyifuzo cye ko wakubakwa kwizera kwawe, ko nta na kimwe cyakurusha imbaraga. Arifuza kukwihishurira, arifuza kuguteza inyota, kugira ngo ukunde ibye, hanyuma umumenye, wongere umumenye, wongere umenye urukundo rwe, umenye ubugari bwarwo, umenye uburebure bwarwo.
maso yawe ahweze umusobanukirwe. Abamusobanukiwe baramwumva bari bonyine. Ku kirwa cya Patimo Yohana yaramubonye, aravuga ngo ku munsi umwami wacu nari ndi mu mwuka. Yabaye mu mwuka ari wenyine, hari nta bicurangisho. Abigishwa bagenzi be benshi barapfuye, ariko abasha kubona Imana. Maso y'imitima yacu ahweze tukubone Yesu. Pawulo na Sila bararirimbye muri gereza kuko bari bazi Imana yabahamagaye, yabahaye umurimo wo gutwara ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Babasha kuririmbira no muri gereza. Pawulo rero arahuye na Yesu, baramuhanura bamubwira ngo nyiri uyu mugozi turimo twizengurukizaho. Umuhanuzi Agabo yizengurutsaho umugozi, aravuga ngo kumboshywe ngo niko bazamuboha nagera i Yerusalemu. Aravuga ngo uretse no kuboho gusa niteguye no gupfa. Yari yaramubonye. Yesu arashaka kukwiyereka birenze urugero wamubonyeho. Numubona uzacurukura umutwe mu maguru, numubona uzakura amaso ku bitagira umumaro. Ahareba niho uzareba, aho yerekera niho uzerekera. Ibiri priorite ku mutima we nibyo bizaba priorite ku mutima wawe. Uziharirwa n'ijuru, ijuru rizakuzura. Uzagenda mu isi nk'utayirimo. Ibinaniza abagenzi ntibizakubasha. Umutima wawe uzahora wihariwe n'Imana. Uzaba ufite umucyo w'ijuru muri iyi si icuza umwijima. Uzaba ufite ibyiringiro bidakama. Data, urakoze kuri kumwe natwe uyu mugoroba. Wohereza ijambo ryawe, ufite icyo waritumye gukora. Ngo nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, hanyuma imyaka ikamera, mubibyi akabona umutsima, akabona imbuto, niko wohereza ijambo ryawe. Urakoze kurimo kutwubaka ku byo kwizera. Hari ibintu ibihumbi byari biturambitse, byari birambitse abakobwa bawe n'abahungu bawe. Hari ibintu ibihumbi byari byarashyizeho akadomo aho tugereye, tukumva naho, tukumva n'ibyo, tukumva ibyo dukoranye nawe, naho tugeranye nawe, naho rimwe na rimwe twakwigeranya nabo dusumba intambwe, tukumva n'ibyo. Ariko urakoze kuje kongera kubaka kwizera kwacu, kuje kongera kutwubaka mu byo kwizera byera cyane. Urakoze kongera kuduhagurutsa mu zindi mbaraga. Urakoze kuhaye amaso yacu kongera kukubona. Urakoze kuhaye imitima yacu kongera kukumva. Urakoze kuduhaye kongera gusobanukirwa imigambi yawe itangaje ku buzima bwacu. Urakoze ko amaso yacu ari bukubone. Urakoze ko tutaraba gusubira inyuma ngo turimbuke. Urakoze ko dushobozwa byose nawe Kristo duha imbaraga. Urakoze ko tuzakomeza kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wowe wasezeranye uwo kwizerwa. Urakoze kutabeshya. Urakoze kuri kumwe natwe kuzagera kumera y'isi nk'uko wasezeranye. Ubaka umutima wari wararambaraye. Amaso y'umwuka akingukire kumva ibyo uvuga, akingukire gusobanukirwa ijambo ryawe, akingukire kwakira umunezero w'ukuri w'agakiza, akingukire kubona ibyo abikiwe mu ijuru. Umukozi wa Paulo yasengeye itorero rya Efeso, aravuga ngo kugira ngo amaso y'abahweze, ngo bamenye ibyo biringizwa niyabahamagaye. Mwami turasenze ngo amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye ibyo twiringizwa nawe waduhamagaye. Reka umuhungu wawe ari hano amaso yasingire, amenye ibyo yiringizwa n'ibyo wamuhamagariye. Yo umukobwa wawe amaso y'umutima kumenye, amenye ibyo yiringizwa n'ibyo wowe wamuhamagaye, wapanze kuri we, ibyo wagennye ku buzima bwe. Reka amaso arenga ibigaragara, reka amaso arebe ibyo yize, arenga ibyo yize, arenga umuryango yavutsemo, arenga urwego yita urw'agakiza agezeho, arenga urwego rutoya rw'impano, arenga ubushobozi bugufiya bw'ubumenyi n'ubutunzi. Amaso yarenga ibyo byose, asingira ibitaboneshwa amaso y'umubiri, ibyo abikiwe nawe wo kwizerwa, wowe udapfa, wowe udasaza, wowe udahinduka, wowe uvuga bikaba, wowe waremye isi uyikuye mu busa, ngo wavuze ijambo gusa ibitariho bihinduka ibiriho. Reka amaso yacu arebe nk'uko ureba, amaso yacu arebe nk'uko ureba, uko areba gukira hano mu isi. Yesu aba ariko tubona. Wageze imbere y'imva ya Lazaro byari biteye ubwoba, ariko ugiye gusenga uravuga ngo data nsanzwe nzi kunyumva, ngo ariko mbivugiye kugira ngo aba nabo bakwizere. Tuzamure kuri iyo myumvire itari y'amagambo, iremeke mu guhishurirwa kwacu. Dusanzwe tuzi ko twumva, turabizi kuri kumwe natwe, turabizi ko ari wowe udushoboza byose, kuko ari wowe uduha imbaraga.
reka ibyo byiringiro byandikwe mu mutima we, ibyo byiringiro bitinde ku rurimi rwe, imvugo ye imere nk'iyawe, ntibibe bikinyurana, imirebere yanjye imere nk'iyawe, ntibibe bikinyurana. aho wifuza kungeza ubwenge bwanjye n'umutima wanjye bigereyo, simbe nkinyurana nawe, sinsigara inyuma yaho unjyana, sinsigara inyuma yaho unyerekeza, sinsigara inyuma y'imigambi yawe, tugendane intambwe ku yindi. Urakoze papa, nje kuvuga umugisha ku bwoko bwawe, ububake nk'uko wasezeranye, ububake nk'uko wagambiriye. Turi ku rwego rwo kubakwa rutandukanye, ariko twese uratuzi. Abingabo ikigere pfa ku birenge urabazi, yazamurwa. Aho bigeze mu mavi kwizera kwazamuka, aho bigeze mu rukenyerero kwazamuka, aho bigeze hangaha ku maboko byazamuka, kugeza igihe kwizera kwawe kuturengeye, kuko wavuze ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Turakwemereye ubikore nk'uko wabigambiriye. Bavuzeho umugisha no kugirirwa neza, gusenga kwabo gusubirizwa imbere yawe, imitima yabo igwanike muri wowe, bahumurizwe muri wowe, bahabwa amahoro ari muri wowe, bakubone. Ahari umwijima umucyo wawe uhavire, ahari ugushoberwa umucyo wawe uhavire, ahari ukutabona inzira umucyo wawe uhavire, ahari ukudamara no kugarukira aho twagereje tukumva niho, umucyo wawe uhavire, imbaraga zawe zihamanuke, maze twigirana imbere nawe. Aho wifuza kutugeza aba ariho tugera, ibyo wifuza gukorana natwe aba ari byo ukorana natwe. Tujya tugarukiraho imbaraga zacu zigarukira, tukumva ngo ibindi ntitwabibasha, tuje kwishingikiriza kuri wowe no kwiyegamiza kuri wowe no kureba kuri wowe wenyine. Urakoze papa, ngaho ugendana n'ubwoko bwawe, ubaha ijoro ryiza, ubaha ijoro ry'umugisha, ubaha ijoro ryo kukubona, bakubone kandi bakumve, bakubone mu babo no mu byabo. Urakoze kubazengurukije amaboko yawe, urakoze kutaturekura. Tuguhaye icyubahiro, tuvuze amahoro kuri iki gihugu cy'u Rwanda, tuvuze agakiza ku miryango y'abanyarwanda, tuvuze gutwikururwa. Wewe wadutwikuriye kubw'imbabazi zawe, umucyo w'ubutumwa bwiza ukaturasira, tugahindukira tugakizwa. Ukize bene wacu, ubamurikire nyaguhora ku ngoma. Ibyo ushaka bari byo bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, ibitavuye iwawe n'ibitavuga kuri Imana bibura ubwicaro muri iki gihugu, ibidatuma izina ryawe rishyirwa hejuru, byose byamburwa imbaraga n'ubushobozi. Wenyine ushyirwa hejuru ku misozi y'u Rwanda, wenyine ushyirwa hejuru mu itorero ry'u Rwanda, wenyine wamamazwe mu mitima y'abayobozi, wamamazwe mu mitima yacu y'abaturage, wamamazwe mu mitima y'abanyarwanda. Mwami waba wime ibendera ryawe ryo kunesha rizamurwe, abantu basiganwe bagana ahuri, abantu basiganwe bakizwa. Turakwizeye, we wadukijije, ntuzananirwa gukiza bene wacu. Ngo mu banyabyaha natwe twarabe imbere nk'uko Paulo yavuze, imbabazi zawe ziracyari kuri iki gihugu, imbabazi zawe ziracyari ku miryango y'abanyarwanda, imbabazi zawe ziracyahari kugira ngo zongere zikize. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe, umugisha abana bawe bagize inzara n'inyoto yo kuba hano hantu, yo gusenga no kumva ijambo ryawe. Twese uduha umugisha, tugirirwe neza nawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, reka dutahane amahoro ya Kristo. Niba utari yanditse ubushize kandi nawe uri mu barinzi utari umushyitsi, karibu wiyandike. Imana iguhe umugisha.